Yes, muzemutse mukomeje gukurikirana BNU cyangwa se baho nkawe aha turi i Nyarugenge banyarwanda n'akazi urabona ko rompo imeze neza nanjye ni Bike Arena tujyane Bike Arena dushimira Bike Arena yo yadekoye ahangaha kabisa niyagizwe dekora decoration imeze gutya aha ni ahantu heza ufatira ifoto iryoshye ahangaha ni muri rompowe aywana hano mu mujyi kabisa neza hano ku mazi urabona ukuntu hadekoye iyi ni korodoro igizwe n'umutako w'amatara meza cyane muri iyi minsi mikuru ya Noheli abantu bari baryohewe neza no kuhafatira amafoto inzego z'umutekano zari zarapana umutekano wazo ari gufata akavideo hano ibintu byari bimeze neza imiryango irishimye ababyeyi n'abana babo barimo barahasohokera ku bwinshi amafoto meza ahakeye ameze neza arafatirwa ahangaha ukabona ko ibintu bimeze neza cyane. Iyi rero twibutsa ko kuri YouTube channel twitwa BNU TV2, kuri Instagram na TikTok ndetse n'izindi social media twitwa baho nkawe ubwawe. Uyu munsi tubwira ngo twatangiye umwaka mushya, hakurya murahabona inzu nziza cyane bita City Tower, inzu nziza cyane yamamariza telefone nziza zigezweho za Infinix. Nawe wifuza kwamamaza cyangwa se kumenyekanisha ibikorwa byawe, wadutuma tukakugerayo. Twitwa baho nkawe ubwawe kuri YouTube channel twitwa BNU TV2. Tubasaba kujya gukora subscribe kuri BNU TV official, ariyo YouTube channel yacu. Guys, mukore subscribe kuri BNU TV official, mukore follow kuri baho nkawe ubwawe. Murabona ko ibintu byose biba bimeze neza. Iminsi mikuru uyu mwaka 2025 turavuze ngo muzawurye ntuzabarye kandi muzahahe muronke ibyiza biva kuri Nyagasani bizabagereho ari byinshi, amahoro, imigisha n'imitekano. Uwiteka Imana ishobora byose izabarinde uburwayi, izabarinde mu majya no mu maza. Ubundi muri uyu mwaka dutangiye ibintu bizaba byiza cyane. Aha rero tukaba tubifurije tuboneyeho ngiyewe mu izina rya baho nkawe ubwawe, mu izina rya BNU TV official, nkaba mbifurije umwaka mushya muhire wa 2025. Imana Uwiteka Imana ishobora byose, Imana Nyiringabo Iyera Isirayeli ikomeze ibamere kuramba ndetse no kuramba ndetse no kuramuka, guhirwa ndetse no guhirwa ndetse no gutunga no gutunganirwa muri byose. Abarwayi Imana ibakize, abihebye Uwiteka Imana abahumurize. Ariko hagati aho tubabwira ngo uko mukomeza kwinjinga ko murangije umwaka, mwibuka ko hari benshi batabashije gusoza uyu mwaka ari bazima. Hari abari mu bitaro, ngira ngo murabibona ko ambulance ziri gucicikana. Izo ambulance ntago ziba guys, ntago ziba zitwaye abantu bazima, ziba zitwaye abantu bafite ibibazo by'uburwayi bitandukanye. Twebwe turimo turenjoyinga ko umwaka urangiye, turi muri celebration, turimo turarya amafoto. Ariko hari abamanitse amaguru mu bitaro, hari abari muri kane banduye icyorezo cy'agakoko gatera sida. Abo bose urubyiruko tuakangurira kwirinda virusi itera sida, cyane ko yandurira mu myanya mpuzabitsina. Mukore imibonano mpuzabitsina ikingiye. Guys, murinde ubuzima bwanyu, murinde roho z'ubuzima bwanyu, murinde roho z'ubugingo bwanyu. Mwiragize Imana, musenge, muri mwishimire ku mwaka urangiye, ariko muniragiza Uwiteka, munishimira ko muri bazima. Byaba bibabaje kuba uri guserebura umwaka ariko wakibuka ko umwaka urangiye. Muganga arakubwiye ngo bihanganire ibi tugiye kukubwira, ubuzima bwawe ntibuhagaze. Urihangana ibyo tugiye kukubwira, kuba ubuzima bwawe budahagaze neza. Aka kajambo kararemereye cyane. Iyo muganga atangiye kuvuga ngo wakire ibyo tugiye kukubwira, ukajya kumva ko ngo waranduye. Ibi byose rubyiruko mube maso, mube maso. Iyi mukomeje gukurikira ni BNU TV official.
kuri TikTok n'izindi social media twitwa Baho Nkawe Ubwawe. Turabasabye rero mudufashe mwirinde murinda imiryango, murinda bazabakomokaho, abakundana mukundane ariko munirinde. Guys, nimujya gukora imibonano mpuzabitsina mujye mwibuka gukoresha udukingirizo, mwibuke kwirinda kuko biratangaje ko mu bantu 100 bapfa buri munsi 7 baba baranduye agakoko kitwa na sida. Iyo niyo mibare iherutse gusohoka. Yes, turi hano turimo turasebura ku mwaka urangiye, ariko duserebura umwaka twishimira ibyo twagezeho, babigezeho. Duserebura umwaka twirengagiza ko ntacyo twagezeho, batarakigezeho. Duserebura umwaka ko turi bazima, ariko tunashima Imana ko tutari mu mabare w'abaryamye rusororo, abaryamye mu Busanza, abaryamye Nyamirambo, abaryamye mu marimbe agiye atandukanye. Twishimire ko tutari muri abo. Dushimire Imana ko ikomeje kuturinda. Yes, dukomeza kandi twabwiye ko turi kumwe na BK cyangwa se Bank of Kigali. Ni banki ya Kigali, niyo yadufashije mu gutegura kandi ni nayo yadekuye aha hantu mubona haryoshye, ahantu hameze neza muri iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani. By'umwihariko umujyi wa Kigali, ngira ngo murabibona ko umujyi wa Kigali uraryoshye neza cyane. Aho muri mu ntara kandi mukomeze mugubwe neza. Yes, nitwakwibagirwa kubera ngo kora subscribe kuri BNU TV official kuri YouTube. Ntabwo twakwibagirwa kubera ngo kora subscribe, ngo kora follow kuri Baho Nkawe Ubwawe kuri TikTok. Yes, murakoze rero, reka tubifurize ibihe byiza. Gusa guys, twibukiranya ko sida ntigira umuti n'urukingo, kandi kwirinda biruta kwivuza. Duserebure ko dushoje umwaka, ariko tuzirikana ko ubuzima buraguma. Haguma ubuzima, ibindi byose wabishaka, ariko then ntago ubuzima bushakwa. Niko kuri iki nicyo gisobanuro cy'ubuzima, kuba wishimira ibyo ugeze, wishime kuriho, ariko unishimira ko uri muzima. Nkunda kuvuga ngo ibintu byose ni ibishaka. Nkunda kuvuga ngo icyambere ni Imana, icyambere ni ubuzima, ibindi byose ni ibishaka. Ariko hari igihe ugira ubuzima butarimo ubuzima, kuba ugenda uzi ko ubana n'agakoko gatera ubwandu butera sida, kuba ugenda uzi ko hari igikomere, ugenda uzi ko ufite umutezi, uzi ko ufite mburugu n'izindi ndwara zitandukanye zandura mu mibonano mpuzabitsina, ntabwo ibyo bintu biba ari sawa. Yes, bamwitsa Baho Nkawe Ubwawe. Nkomeza kwifuriza umwaka mushya muhire, muzawurye ntuzabarye, kandi muzahahe muronke. Abadafite abagabo muzababone, abadafite abagore muzababone, abadafite abakunzi muzababone, abashomeri Imana izabaha akazi, abakene muzagirirwe neza, kandi ababuze n'ababo namwe mukomeze kwihangana. Kandi buri munsi uko bwije n'uko bukeye tubura abantu. Dukomeze kugira umutima wo kwihangana, turacyari mu isi, ntabwo turagera aho umwanzi atabasha kurasa imyambi.